Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu anyura mu migi no mu nsisiro yigisha yerekeza i Yerusalemu. Haza umuntu aramubaza ati, mwigisha, koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arabwira ati, muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko wowe kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti, shobuja dukingurire. Azabasubiza ati, sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti, twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati, sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba aba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba aba nyuma. Iyi ni Ivanjili ntagatifu.